nicyo navugaga rero buriya uriya mwana wanjye urana Karenzi nawe wamubyaye ntikivuga ariko nawe umwana wawe igicucu n'ikigoryi n'ikirara n'imayibobo n'ikabwera zigashya nta rimwe kandi isigaye reka ngucyure oya ntabwo hano ntakuruka ntabwo byakunda ahubwo akaberekana mu rugo kiwaje niko kaza umuntu kuva hano ntabwo byakunda sawa kankazane kure ku muhanda sawa iguvugisha yego no kwijana byaheze ibiri hafi n'umushyitsi se ubona ataye rero tubone ko kare koze mana yanjye we urirukana umushyitsi ibiryo bihiye bagira ngo nishige sawa ahubwo Shami gira utegure ku meza ye umva manza nkubaze ibyo mba naje n'iby'abashyitsi cyane n'ibyacu twene jewe nta muntu umujya umenyera nk'uyu mudugudu urabizi niwo muntu wenyine ujya ushobora kuba wampangara kandi Damas ndavuze induru je ncomoka ingenzi urashaka gereza Shami rero kwishura nk'abana mwiza w'umukobwa abanyeshuri banjye burabose niba bajya kureba niba basobanuriye yewe mana ntacyo nshinja Imana pe ntabwo ari kumuha ibibazo byose ariko nzi neza ko amasomo yumva hano mu rugo urayikora nta kibazo afite pe n'umukobwa nizeye ntakubeshya ndamwizeye pe mama wanjye ntawe utari burahise yigera no kuryama asuku wansuhuje ubishaka nyine asuku uransuhuje yanze akarengane kabakorerwa ihohoterwa ry'iyo mu miryango mu bo babana mu nshuti ndetse no mu kazi baharanire kubaho bigire bikunde berekane ko bashoboye n'abantu bafite igihugu akamaro waribaza ati ese nakundwa nibyo agaciro kanjye ishema ryanjye Shami
hakuza witabe mwakagira imana nanjye mba nahamagaye ntabwo uba wumva bivuze niba uri ikirage n'ibitwi byarapfuye ko kireba umva rero genda kwa gakweri mumbwira uruti paparaje kuri ya gahunda twe twapanze ati kana sanga amafaranga yiwe ari tayari uri kumva gatsende rwaza rukamagara hejuru toto mukanyago kubitwa n'inkuba ubucyo rumeze kurunu izina ry'Imana rye cogoza nagorwa ubundi nje warobya ninje wabyaye ikiragi gikobwa kimeze hakubu waje gufata nzaruhayira icyo kintu wewe ni kiri marima neza burundu Bayano none ni cyaye kwe kare kaka nkubwiza ukuri nutanyitondera washinga hagaranganya gukubitwa n'inkuba nutanyitondera Shami nutanyitondera uraza kubona ukomeze ngewe ushoje kwiga ariko uraza kumbona genda mu hano anaguha amafaranga ugura ibiro 8 by'ibitoki 8 se ntago uze kubyumva ibiro bingahe 8 irukanga mwana abayisonzeye nkaho ya ukiragira ihute sikariwe sha ninjye wa ariko nkubaze soso ibyo bintu wigira uzabigira kugeza ryari ese kumpisha umwana urumva bizakugeza kuki ese we iyo akubajije papa we umubwira ko ari indi ikintu cyose wanyatse nakiguhaye ariko simbona impamvu utanyire ku mwana wanjye kongo ki aho ngaho uribeshya cyane reka nkubwire ikintu kimwe nasiyo mambi ni order ndabigutegetse iki nicyo gihe ngo unyere ku mwana wanjye ndabisubiramo iki nicyo gihe ngo unyereke umwana wanjye uranyumva neza ibyo niba utabikoze rero niba utabikoze ndakujyana mu mategeko urashaka kujya guhangana nanjye urumva uzabishobora aho ndagusetse cyane umenya uwari bagiye Karenzi uwari we reka nkubwire ntabwo mbisubiramo niba byanze ndaje kumwirebera urambaza ikisi iki cyose nzashakira nibyo kandi ntabwo mbisubiramo mbavu wewe ushaka guhangana nanjye uretse urambona Omari
Shami garuka ndashaka kukubaza uriya ninde mwe muri kumwe niho nagutumye aho nagutumye wavuyeyo byagenze bite iki izina ry'Imana nukubura umuntu ntuma Umaru no tugende se ntabwo turi bujyane mpamagaye mu nama itunguranye yego ndagira ngo rero ugende ku kibuga mutegereze nibiza kuba ngombwa ko mpagera ndahagera ose pa ushatse kuvuga ko ngiye kugenda njyenyine niko bimeze cyangwa se utegereze mu gatoya mbanze ngere munande yo kubyifashe ndaje nku dropping homo saha yageze Musa yageze kandi nawe mu kanya baramaze kumvugisha WhatsApp ambwira ko bari hafi. Okay. Ye papa, kubizi yuko byakabaye ngombwa ko tujyana. Basi wakigoma. Ariko iyo nama ni ngombwa. Urumva bampamaga nk'umushoramari. Urumva rero ntabwo iyo ntabona so. Go there. Wait for him. Inama nirangira kare ndaza mbafati nitarangira kare murashaka imodoka ibaza nta kibazo okay ntacyo njyewe ubwo ningera ku kibuga ndahita muvugisha nimara kumuhuwa sawa base anti kumunyuraho byo tukajyana birembo no it's okay ndamuvugisha mu kanya okay ariko uzaga kubyibuze wenda yaza kugera hano naho hari ega imitsi biba imitsi wayi no it's okay Rashidi amaze iminsi myinshi sibyo birumvikana ingomba nakabaye ndi ku kibuga cy'indege ariko n'ubundi ndakora ku yonzi sibyo urugendo rwiza ase fata urugendo grand plan bw'uko giye kugira kira ababyeyi nabo mana bafunga barabuzonuma nka gutuma kane umva nkubwire we jya kuzankumena hereza ubu ibyo nagutumye ibi nibyo nagutumye gitunguru cyonyine hagati ubu nk'ubu nk'aya mafaranga uyataye wambwira ngo hano watwaye mwana uri umwana utwara mwana turi igicucu kanze mbyihahira jyana nkuba n'ugenda mu rugo kaba kiyambarishijwe ibitugu kabisize hejuru kandi shano utagabanya uburaye muri iki kiruhuko cyawe uraza kumbona nta buryo agenda cyana nk'imbwa y'ururugi Kigali we jya uraza kumbona batse na nyoka araza kumbona arambwira ubu buraya niba mu rugo iwanjye ariho bukorerwa kandi umuraga tuma nkaho kakajyaho kagiye kakirirwa mu basore cyawe baza kugutera inda kandi ata nkwirukana iwanjye birakurambona byo mu Rwanda nijya rihinduka kabisa mbega Rashidi iminsi myinshi kabisa none se uze ko mbona atinze kugera muzehe yavuye hano ubundi mu gitondo twavuganye ambwira yuko agiye mu nama ariko nanjye ndabona yagiye inama ye kumwe tutahuzaga kuva na kera nubwo nenze ko byarangiye bro ikirwe ibyo guhuza ituriza mara n'umuntu yabaye intare ku buryo ataza no kundeba uko yapote ko asigaye avuga nkaziba nta n'iki hano urabizi umutipe usoje segonderi afite man libre yo kuba buri kimwe nyine ntavuga ariko nyine aravuga ngo atuza abizi nawe akiga abantu buri ababaye ngeyo bitari ibintu bya business kuko ntabwo tuya duhuza urabizi kuko nyine ariko wowe nyine akazi katarangira muri biriya bihugu kumufatisha barata neza amasomo ukabura yasoje yasoje ndimo umukazana byarananiye bro yibaza ntabwo wamubura ntabwo wamubura uyu ni boyika ni dama nishimye ko waje mu kirori nateguye
gusa jya ubona ukuntu imitima yacu iteraniramo dore njye nawe twambaye amabara asa njye nambaye gutya bitewe n'igihe ntabwo nambaye kubera wowe wenda bizega imitima yanjye nawe kuko biratera njye nawe se asiko ndiva muri telefone telefone zikora banandi kwanjye abahise uri mu kirori gumba ushaka iki ese ko mbona wigize gutyo uko nguko wajunjamye hari umuntu ntarabona wowe utigeze nimubona arasa nyine tu leta mu batu we gonna to smoke that mani pati nk'izi mani z'ubufuma uyu mwana yifata nomino ngo ngonje kunywa mani du ikirahuri cya nyuma mu mukimana ako se damaze ubundi iyi pati ndayiteguye nta bici mani kurya bici yanyiriye wakira pati itarimo n'ikintu na kimwe cyo kunywa amazi urabizi ni umuntu w'iji nariyaye sinyambura ibiceri byo kunywa akantu kiye kuvamo kabisa reka mubwire iyo mbimenya ntabwo mba natoye umwanya wanjye hari senke ibyo ufitemo se mumwereke ukuntu tujya mucakana reka mu kanya turindireho gatoya ubundi tujye ducomoka twinyerera twidekanye kuko ntabwo nakwirirwa ahangaha mana ahantu hatari ikintu na kimwe cyo kunywa bambwira ngo ndi kumara icyangara mukubite kano karahure nadatanga akandi kantu ndahita mvamo nubwo nakongera kureba inyuma iyi ni apati irimo tuje ikindi nta kirori nese ubu ahantu nta kantu ko kunywa gahari ntaki ko nta mbona nta bikabyo bya wakinuje bikore vuba tugende ba nta n'inkumi mwana umuntu w'umujene ngabyina nta n'inkumi ushaka ko mukuru bikamukuru twese tutamuresheje reka are you happy why sha nakusinyiye nyuma Nancy. Si tu tuje mu bwoko kibona afite bishya. So banyiciyemo nyine wambaye neza iri kugaragara neza mana yanjye nyine mva noneho meri niba zamushyira ijana niba ari 500 simbizi hose hari ibyo kunywa nabonye hari ibyo kunywa hari ibintu bitandukanye cyakoze nyine tu wenda natwe tutanywa inzoga hari byinshi biri soft cyazi nabona ubwa mbere nk'umuntu usa neza gusa cyo kunywa azibananse sibagira isi bakurebera Nancy kugenda murebe naribi nanjye mbenda ari ribi I'm waiting for you